family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza. Twe tumeze neza, turashima Imana, nta kibazo kimwe dufite. Nizeye ko namwe ariko mumeze. Niba ubona ikiri guhumeka, ibintu bigenda, uri gusohoka mu rugo ukabona birakunze, ngo gusohoka ubuntu, icyo nicyo gishoro cyawe. Don't stress out, ibintu byose nibishakwa haguma amagara. Hanyuma rero niba dusuye rero bwa mbere tuguhaye ikaze, usanzwe dukurikirana urisanga. Turakunda cyane kandi tubifuriza imigisha y'Imana ko cyane ko bwije. Hanyuma rero wibaza ngo dukora iki? Buri gihe ntangira ikiganiro mbivuga, dutanga inkuru mba mwaduhaye, ngo mutifuza kugaragara, mutifuza kuzana amasura yanyu hano, ku expose famille zanyu n'abakomokaho, ukifuza ko myiduha twe tukabibavugira, mugahabwa inama muri comment bitewe n'icyo abandi bababwiye. Ngiye icyo nubaha cyane ni privacy y'umuntu. Umuntu ni munini kandi umuntu akomoka ahantu henshi. Ushobora kwibaza ko uje nkawe ariko ugasanga ukomerekeje abandi benshi bagushamikiyeho akugira ngo ukire ugakomereka. Uba wifuza kugaragara nanone, you are more than welcome. Ariko iyi platform twayishyizeho kugira ngo nutifuza kugaragara nawe yumvwe, nawe abone inama bitabaye ngombwa ko aje kuri kamera. Ariko nifuza kugaragara sinjudgenze, it's your call, ariko at least ufite chance yuko byose wabikora kuri Muhoza Real Talk TV. Hanyuma rero reka twihuta naho n'inkuru no munsi. Inkuru no munsi iri very tough. Nyirubwite n'umugabo we yavuze yuko yashakanye n'umugore bakundanye kandi afite umugore mwiza. Abantu bose bafite abagore beza, hi. Kandi iyo mvuze ngo beza bitazaho meaning yuko umuntu aba mwiza bitewe nawe uri kumureba. Wowe wamushatse ni mwiza kuri wowe, ubwo nyine ni mwiza. Ntabwo ari mwiza kubera ko undi muntu yavuze ngo ni mwiza cyangwa amaso y'undi muntu yabibonye. Ni mwiza imbere yawe umureba. Rero niba uri proud n'umuntu washatse, ukumva ko umuntu washatse ari mwiza, ni wowe nsuhuje. Reka twihute rero. Yamwe tirishatse umugore mwiza, umugore mwiza nyine kuri ngewe. Tubana neza atari ko akagira ikibazo. Inshingano ze z'ibyamuzanye ntazakora. Umwikoza akavuga ati ntibikunda. Wagisha ashame nk'iminsi ngakubwa ati sawa. Hashame indi biri ati hoya. Ni yes or no, abari on and off. Nivuga ngo kwemera ni chance no guhakana n'ibindi. Ibyo n'ubushake bw'igihe bishakiye icyo gihe yemera. Bamwe yangana mbana nawe uko ari kubera ko mukunda cyane, umva ko bizagenda bihinduka, ariko akiri mu jeune marié bizagenda biza, ngenda trying bigenda biferinga. Akomeza kwifata kwa kundi. Ndangije muca inyuma. Sanasenya urugo, ahubwo namuciye inyuma. Aho namuciye inyuma bigenda neza. Bigenze neza nkahora njyayo. Umugore aje gusama arabyara. Akomeza nkajya hahandi. Umugore aje no guhinduka. Ati ndavugisha ukuri, nanamukunze n'umugabo mu by'ukuri pe afite kuntu avuga inkuru nyine ukumva yaratanga ukuri kose. Ati umugore aje guhinduka nawe yisubiraho. Atari ko handi nagiye, babona kiruga mpamagara kandi nanjye nkumashaka gusubirayo. Ati ndakomeza njyayo. N'urugo rwanjye nkarufata neza, n'urugo rwanjye nkarugumamo. Ati issue byarangiye ngiye hirya imyaka 9 ntizenguruka umugore. Hashize ukwezi kumwe ntasubirayo. Wirinde utazanasubirayo. Atashize ukwezi kumwe ntasubirayo. Atariko byose amakosa nyashinja umugore. None wa mugore wandi twavuganaga ari kwikiraho pressure. Mbeze nk'ana ba mugabo imyaka 9 yose. Ntabwo yigeze ashaka. Yirirwa mbwira ati mugabo wanjye ni wowe nzi, ugomba kugaruka ukajya kundeba. Sinzigera nshaka, ni wowe mugabo wanjye. Ariko mu by'ukuri umugore wanjye turns around yaba mu muzima. Dufite abana, mfite umuryango, ntangiye kugira n'isoni z'abana banjye. Asa abana banjye ko ari gukura. Ejo bazumve mwongera kwa runaka. Numva nyine mbaye umuntu w'umugabo utagomba kugendera muri ibyo bintu. Atariko imigarukire yanjye nibyo nakora byose, nibyo byose nakoze byose byo kumuca inyuma byose. Ndagaruka nkamusukaho. Kubera ko ari we watumye in the first place muca inyuma. Ngumana nayo gutyo mvugisha uko ameze kandi ndamukunze cyane umugore wanjye, nta n'ikibazo dufitanye, nta n'ikibazo. Ukizi ninjye uremerewe. Ahubwo nkubwiye niba ari ikintu cyiza nabonye. No kuntu umuntu akora icyaha akaba kiremerera kurusha uwo yagikoreye. Uzarebe abantu b'abanyabyaha n'abantu b'umutima mubi bahora bavunika. Uwo undi batekerereza nabi yiryamiye sinziriye nkaho imvura irimo iragwa, sinziriye nk'akabebe. Bo barimo baravunika. Ibaze nk'uyu mupapa after 9 years aracyaremerewe ku mutima we. Ntabwo ari after 9 years, within 9 years aracyaremerewe n'ibyo akora n'ibyo yakoze, kandi umugore wazi ko urugo rumeze neza, ko nta kibazo gihari. Ibintu murabyibaza.
anyways nyuma yo gutambutsa inkuru we aravuga ati none se ko ndi kumva ibintu byanshanze ati by'ukuri kose ndumva sinshaka kuguma kuri uno mugore ndashaka kubivamo ati kandi ndabona ko ni kubera ko yamaze kugira habit uriya wundi najyagaho nzengurutse umugore wanjye ati yamaze kugira habit amaze kubona nkaho ari rights n'inshingano ze arabikwiriye he deserve it we niko abyumva rero nanjye siko bimeze kuko ndi umuntu ushatse abana ari gukura mfite umuryango mfite aho ndi kujya kandi umugore wanjye ibyo atampagara bimpa yarahindutse yaba umugore muzima tumeranye neza ese uyu munsi wa none nicaze n'umugore wanjye mubwiye ati umugore mwiza nkunda nashatse maranye nawe imyaka ingana gutyo yose tubana maze imyaka 9 guca inyuma ariko kubera ko wararanze kunkorera iki mbabarira senyera relationship kandi uyu mugore ari kunyirukaho yirirwa aza kundeba simushaka ndashaka yuko birangira ariko ndashaka yuko umfasha umbabarire kugira ngo umutima wanjye uruhuke kandi nkubwire ko ibingibi ari wowe wabinteye nurangiza kumbabarira uriya mugore tumusenye ashire ngumane nawe n'undi nkuko n'undi maze ukwezi ntajyayo ati narihanye ukwezi kurashize ariko kubikikira umutima wanjye byarananiye kugisupportinga byarananiye kumva nshaka kugisporta byaranze no kuvuga ngo simfite uburyo ngisupporting ngo ngishyigikire numve ko ari kizima simfite uburyo bwo kucyakira umutima wanjye ngo ngituzemo numve ko bishoboka kandi ndumva nshaka kubabarirwa n'umugore wanjye nkamubwira ko imyaka yose ari njye wabikoze ariko se ahari ijambo ntabwo ryansenyera urugo babana narwaniraga gushyira hamwe na wa mugore nkababura ati mungire inama nihe nzira nzima nabikoramo nk'umuntu w'umukristo wakijijwe umaze ukwezi akijijwe atakiri gusubira muri ibyo bintu ariko akaba baswe n'ikintu abitse umutima nakoreye umugore kingana gutyo inkuru very short nuko nkwireshye nuko kose ndatekereza ko mbyumvishije n'ufite concern ufite ukuntu bamwunganira ufite igitekerezo wamuha ufite na mamuha bidushyira muri comment ibindi mubyandike kuri WhatsApp aho hasi umuntu wese uruza muri comment yaza kuza kubibona n'ufite ikibazo gisa nk'icyo ngicyo namenye icyo yakora murakoze cyane nyagasana umugisha turabakunda mugire amahoro tubahaye ikaze kandi muzongere mugaruke ubutaha gusupport ikintu cyose ukora cyo gusupportinga channel yacu turagishimira cyane komeza ukore like sharing subscribing ukore icyo ushaka cyose ushaka gukora kugira ngo bidusupportinge twebwe tuzahora tubashimira kandi tubifite ku mutima murakoze cyane Imana ibarinde mugire amahoro bye bye